Abantu benshi bariho barabura ama YouTube channel yabo biturutse ko babibye telefone cyangwa se bo ubwabo bazigurishije. Icyo kibazo nyakiriye ku bantu 7 muri iki cyumweru kirangiye. Iyo umujura gushikuje telefone biba birangiye, ugasabwa kujya gushyira email yawe mu yindi telefone, ariko bagahita bakubwira ngo twakohereje code kuri ya email uriho ushyiramo, kandi wibuke ibiri muri ya telefone bibye cyangwa se ya yindi wagurishije. Hari igihe ubutibuko wayigurishije, hari igihe baba bayikwibeye Nyabugogo cyangwa ahantu hariho hose. Iyo video nigeze kuyikoraho ariko ntago mwayitayeho cyane. Rero muri iki cyumweru gishize nakiriye abantu 7 bahuye n'icyo kibazo, bivuze ko icyo kibazo cyeze cyane. Google yashyizeho umutekano ukomeye cyane wo kugira ngo umuntu yinjire muri email ye cyangwa se y'abandi. Ni nayo mpamvu abantu benshi bariho babura ama YouTube channel yabo. Rero ndagira ngo tuganire kuri iki kintu, waba ari bwo gifungura channel ukiri mushyashya cyangwa ufite YouTube channel ifite miliyoni subscribers, ibyo ntibabireba rwose, biraza kurangira utakaje channel yawe. Urumva harimo ibyo ushobora kwitera n'ibyo udashobora kwitera, kuko ushobora gutaha nijoro bakagushikuza telefone yawe bikaba birarangiye, cyangwa se wowe ubwawe ukayigurisha ubishaka ariko ukibagirwa kubanza gukora ibyo ngiye kukubwira ari byo gushyiramo email yawe. Rero tugiye kubiganiraho kugira ngo bifate biri seriye. Iyi video nushaka uyibika kuko izagufasha, mbere narayikoze ntimwayitaho. Njye rero mugiye kubana nitwa Gatari Fred, ninjye mwarimu wa hano. Ntizaho umwanya wawe mutoya tukora umutekano wa channel yawe, ndetse uze kwisanzura utanga igitekerezo cyawe, nimba ari ikindi kibazo bibazo cyandike muri comment. Hanyuma niba utarakoze subscribe yikore kugira ngo duhore twigana hano. Kwiga ntibirangira, nanjye ubigisha ibyo mbigisha mba nabanje kubyiga. Na Mr Beast wa mbere ku isi mu ba YouTuber, kubera ko YouTube ihora ya-updating ibintu bishyashya, ahora abyiga kugira ngo abishyire mu bikorwa. Rero iri shuri ni iryanyaryo wahisemo, icyo usabwa ntizaho umwanya. Mbibutse ikintu gikomeye, niba uri umu content creator ugakenera igikoresho, mpamagara kuri 0788421133 nguhe mikrofone nk'ingi ikuramo urusaku. Murabiza abazi ku kazi muzi urusaku ruba ruhari, ariko urumva ko utari kurwumva. Nguhe itara nk'iri rikesha video yawe waba ukoresha telefone cyangwa kamera. Nguhe stand ifata telefone yawe cyangwa kamera bigasa neza. Abantu benshi rero bariho baraza ku kazi bakahayoba cyangwa ntibahagere, abantu bakabayobya nta mpamvu. Naguhaye nimero ngiyo. Ikindi ku cyanzu.com mba mpari. Abakozi ba cyanzu.com murabazi, nubona umuntu akujyanye ahandi mubwira uti hoya ntabwo ari. Nimero yo kwishyuraho niyo yonyine 0788421133. Nubona atari ugiye kwishyuraho jya umenya ko bakwibye. Icyiza cyo ku cyanzu.com cyangwa se icyiza cyacu, turareba ngo uyu muntu agiye gukora iyihe content, ese ni ibihe bikoresho byajyana, iki cyihorere hanyuma koresha iki ngiki. Cyangwa se aho kugira ngo ugure ikidakwiriye tukavuga ngo no, ubushobozi bwawe bwo butarakunda, genda ubike amafaranga witonze, uzagaruka ugura iki cyangwa se tukikoherereza. Rero ndashaka ko dukorana dutera imbere. Sinshaka ko nkwigisha ujye kugura ibikoresho birunde mu rugo ntago ufite amafaranga yo gupfusha ubusa. Ikintu nshaka gushimangiraho cyane, utongera kuyobywa n'umuntu n'umwe, hamagara iyo nimero. Ikindi kugira ngo binacike burundu, jya kuri website ni wa3.icyanzu.com, hanyuma urebe buto ya WhatsApp iriho uyikande, nibwo uzabuguriye ku cyanzu.com. Nizere ko icyo gisobanutse, nta mwana uri hano utumva icyo bisobanuye. Hanyuma reka dukomeze turebera hamwe iki kibazo kijyanye no gutakaza no kubura YouTube channel zacu. Rero nk'uko mubizi, YouTube ni iya Google. Rero Google yashyizeho security idasanzwe kugira ngo umuntu yinjire muri email yabiye cyangwa iy'abandi. Rero kubera ko abantu benshi bagira riske, utaha nijoro umujura akagushikuza telefone cyangwa ukayigurisha wakennye, cyangwa ugiye kwa upgradinga ngo ugure indi nini, bikarangira uwo mwanya udashoboye gusubiza email yawe muri telefone. Iyo ugiye gusubiza email muri telefone, Google kubwira ngo tugiye iguha uburyo bwinshi butandukanye bwo kurikavaringa email yawe. Ni ukuvuga ngo irakubwira ngo ushobora kohereza kode kuri nimero, ushobora gukanda yes, ushobora gukoresha passkey n'izindi zitandukanye. Ariko iyo uhisemo ubumwe muri ubwo buryo, barakubwira ngo tuguhaye kode muri ubwo buryo ukayishyiramo, ariko bakakubwira ngo twakoherereje kode ngo kuri email yawe
kandi wibuke neza umujura yayikwibye telefone yanayiforomase ibintu byose byavuyemo, noneho cyangwa se wayigurishije umucuruzi yayiforomase yanayigurishije cyangwa wanayigurisha Nyabugogo ntiwibuka n'umuntu wayigurishije. Niki rero ugomba gukora kugira ngo iyo channel yawe uyisubirane? Kuko nibitagenda gutyo urayibura utitaye ngo ifite aba subscribers miliyoni, utitaye ngo ifite aba subscribers 200. Urakora iki? Muri video ibanza ndani nababwiye ngo nimba ufite umuvandimwe wizera cyangwa umubyeyi cyangwa inshuti wizera, ukaba ufite ibyago byo kuba utunze telefone imwe cyangwa nta na mashini ugira telefone gusa, cyangwa se ugira imashini gusa utagira telefone, reba undi muvandimwe cyangwa uwo muntu muri abo mvuze ruguru wizeye, urogingemo email yawe na password yayo, ubishyiraho ku ruhande ku buryo bwa security yawe bwo kuvuga ngo umujura nanshikuza telefone ndataha ngura indi, ninkora login nibansaba uburyo bwo kwakira ya code njye kureba muri ya telefone ya mama, ya papa, ya mukuru wanjye cyangwa mushiki wanjye, ya murumuna wanjye, ndebemo ya code nyishyire muri ya telefone nshyashya. Ubwo ni uburyo nababwiye, ariko nababajwe no gusanga harimo abanegirije ibintu. Yica ni kuraza amajoro urarushutinga utanga udufaranga twawe, yaguca mu myanya y'intoki utaramutse ugiye ucunga akantu ko kandi. Rero ubwo ni uburyo buri manuel cyangwa se bwa buryo bw'umuntu wari wese yakora. Nk'ubu wenda nkanyu ushobora kuvuga mfite telefone imwe, ebyiri cyangwa se 3 cyangwa 5 wenda zirimo iyo email n'urugero. Kabiri se ngavuga nyishyize muri telefone, ariko ndabizi ko hari abantu twigana hano wenda ubushobozi bukiringaniye. Ari nayo mpamvu ubwira ngo reba mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa umuvandimwe ushyiremo ako ka email kawe ukabikemo, cyangwa ufite ubushobozi bw'ibihumbi niyo byari 50 cyangwa 30 ugura agatelefoni yo kaba kadakora neza ibindi, urogingemo email yawe ugaterere munsi y'uburiri ubyihorera, kugira ngo kuko umujura ntiwamwirinda isaha n'isaha yayigushikoza. Kandi uhawe ubwo buryo 98% channel ye abayibuze. Rero tureke kugira gute kugwa mu makosa, kandi twakabaye twitegura hakiri kare. Iyo ni inama. Hanyuma se wamaze kujoininga website ya Tuzamurane? Mwari mwambwiye ikibazo cyuko muriho mushyiraho ama video yanyu ntagaragareho, abandi barambwira ngo aba subscribers bajyaho bagahita bavaho. Nibyo narabibonye, nayo mpamvu maze iminsi ubona idahari itari gukora neza, nari ndiho mbikosora. Impamvu yiri ya website ni ukugira ngo wowe ufite YouTube channel ugire gute ushobore kuzuhure n'abandi muhahurire, hanyuma mujoiningane mugiriranire umumaro. Ni ukuvuga ngo rero ubu byakosotse byose, ubu nujya urashyiraho channel yawe, video yawe igaragare, hanyuma kugira ngo bishobore kuza kujya haba subscribers banagumeho, nuko uri buze kureba video y'umuntu nibura umunota. Urajya kuri YouTube urebe video y'umuntu umunota, ibyo biraza kubafasha kubona views, kubona aba subscribers ndetse n'amasaha. Ariko umuntu uri bugeyo akareba video y'umuntu agakora subscribe atarebye nibura umunota, amenye ko ziri buze kugira nimugoroba zikavaho. Uvuga ngo nushaka kubikora nka forward ugashaka kubona abantu benshi mu gihe gitoya baraza kuvaho, ahubwo we tuza fata isaha yawe yose wenda ujye kuri website ni wa3.gatarifred.com, nurangiza ureba amacano y'abantu hariho amavideo ariho, ukande kuri video ujye kuri YouTube y'umuntu urebe video ye witonze nibura umunota. Nusanga ari nanziza iyo video nushaka kuyirangiza umuhe subscribe ugaruke, hanyuma urebe undi gutyo nureba umuntu munsi y'umunota nibwira ziravaho. Hanyuma nawe ushaka ko abandi bakurebera zikagumaho bakurebeye neza, ukaza kumva ko wowe utari bubarebere neza, umenye ko nawe bari buze kukwishyura ibyo. Rero ndashaka ko ibi inyungu kuri buri muntu. Umuntu yijoininze ngicyo mbakoreye ni ukubahuriza hamwe aba YouTuber barenga ibihumbi bingahe, nkabahuriza kuri website imwe, ahubwo mwebwe mukajya mugenda gusurana. Hanyuma ikindi kugira ngo uze kushobora kungukira kurushaho muri iyi website, ni ukuri buze kuba ufite content nziza, wakoze akavideo kawe neza ku buryo umuntu akageraho agahita agakunda akaba yanahatinda. Uze gukoresha uko ushoboye, abantu bari busure channel yawe bahagere bafatwe mu mutego wa video nziza. Biraguha watch time, biraguha views, biraguha na subscribe. Ariko nanone nugera ugasanga iyo content y'uwo muntu wenda utayikunda,
umurebe umunota ubone kumuha subscribe. Nubona hari ibyo udasobanukiwe wumva wifuza ko twagufasha, utwandikire kuri WhatsApp yanjye ni 0788631772 ubundi turusheho kugufasha. Ariko discipline niyo, website yasubiye ku murongo neza, ubikora gutyo araza kugaininga benshi cyane. Reka rero dusoze mbabwira ngo ibyiza ni ukwirinda mbere yuko ushaka kwivuza, utaza gutakaza channel yawe. Iyo ni mechanism imwe nkubwiye ushobora gukoresha kugira ngo urinde gutakaza channel yawe, sibyo? Turumvikanye, murabikoze. Ikindi mwirengagiza ibintu byo kuvuga ngo twe turabahanga ngo dufata password mu mutwe. No, shaka agapapuro n'agakaramu byandike, ubishyire mu ikofi yawe cyangwa se ubibiki wawe mu rugo, muri mare n'ahandi hatandukanye. Wizere neza ko ibyo uriho uvunikira ejo bizakungukira. Tegereje comment zanyu zimbwira video yo mushaka nzakora, hanyuma ibindi byo ni video buri munsi mu gitondo. Muze no kumbwira isaha yaba nziza mu gitondo najya mbagezaho video. Kavure mu video ataha. Ciao ciao kandi ndabakunda.